tunezerwe dushima Uwiteka kuko aduhaye ibyishimo uyu munsi tukaba tuje muri ubu bukwe turabagabo bo kubihamya tubivuge mu majwi yacu menshi turirimbe duhimbaze Umuremyi tunezerwe tumusingize Yesu kuko atugejeje muri ubu bukwe tunezerwe dushima Uwiteka kuko aduhaye ibyishimo uyu munsi tukaba tuje muri ubu bukwe turabagabo bo kubihamya tubivuge mu majwi yacu menshi turirimbe duhimbaze Umuremyi tunezerwe tumusingize Yesu kuko atugejeje muri ubu bukwe kugira ngo tunezerwe uyu munsi nabo bombi barishimye uyu munsi babonye icyubahiro kuko bakoze uyu muhango wera reka twese dufatanye ibyishimo twerekane uko kunesha tunezerwe dushima Uwiteka kuko aduhaye ibyishimo uyu munsi tukaba tuje muri ubu bukwe turabagabo bo kubihamya tubivuge mu majwi yacu menshi turirimbe duhimbaze Umuremyi tunezerwe tumusingize Yesu kuko atugejeje muri ubu bukwe amazu yageze hino abantu bose buzuye ibyishimo abasora bazaza barishimye berekanye uko kunesha reba hirya amazu yageze hino abantu bose buzuye ibyishimo abasora bazaza barishimye berekanye uko kunesha tunezerwe dushima Uwiteka kuko aduhaye ibyishimo uyu munsi tukaba tuje muri ubu bukwe turabagabo bo kubihamya tubivuge mu majwi yacu menshi turirimbe duhimbaze Umuremyi tunezerwe tumusingize Yesu kuko atugejeje muri ubu bukwe
dusenga Imana ubundi akire umushumba w'itorero asenga Imana dushimira Imana iduhaye uyu munsi kandi twese tubatanye gushima Imana kwituremeye uyu munsi ngo tunezerwe. Imana yacu, Imana ituremera ibirori, uyu ni umunsi mwiza twari dutegereje, itorero, imiryango, inshuti n'abavandimwe twari dutegereje. Turagushimye ko ari wowe ushoje, natwe turagushimye Mwami. Turakuretse rero ngo ubukwe ukomeze ubane natwe, kuko tuzi ko niba mutangiye. Turakwiye ukomeze ubane natwe utugirire neza muri uyu mwanya mwiza tugiye kwinjiramo, kuko umuza ku masezerano y'ubukwe n'umugeni wigaragaza nk'Imana. Ibikorerwa mu nzu yawe byose nibyo kuguhesha icyubahiro. Ndagushimiye ko uje kandi ubikoze, tubisabye Imana twese mu izina rya Yesu, amena. Tuhagaze dufatikanye turirimbe indirimbo ya 15 kugira ngo tubikorere umuhango wacu ugiye kubera hano mu ndirimbo z'agakiza. Ivuga amasezerano yose Imana yatanga yakoreshejwe n'amaraso, kuko ni naryo ni isezerano muri benshi Imana yavuganye na Albert na Melissa. Imana isohoje kandi tubona n'amaso yacu. Turirimbe twishime n'itayiza mu nakire kuri y'urubyiruko iririmbe indirimbo imwe kugira ngo tugende tugubwa neza nabo badufashe kunezerwa uyu munsi. Ari usanga
Imana iba ituremeye umunsi w'umunezero wo kwishima kubera ahari harimo impinduka zidasanzwe abantu batari bamenyereye, ariko kandi hagishya mu isi ko umwongereza yavuze ko hagishya munsi y'ijuru. Kuko bari kugenda bafunga insengero hirya no hino ku buryo ibyuma nabyo urabona ko wenda bitagiyemo byose bikoresha muzika, ariko abana b'abakobwa barebye neza n'abasore bigenda neza. Ikindi gikomeye ni uko Yesu aracyakora, n'insengero bazifunze Yesu akomeza gukora. Uzi urusengero Yesu akora neza, Yesu imirimo yarabigendana ahantu hose yo mu yarakora, hafunze hafunguye. Rero uyu munsi arahari, Imana ihimbazwe kandi birenzeho, turi mu rusengero rufunguye twebwe. Duhereze Imana icyubahiro. Imana ihimbazwe. Igikomeye kandi Muhire Albert na Mercy bakora ubukwe mu rusengero rufunguye mu biryo. Nishimwe wenda mutaza kuza kumva mwese ku rwego rumwe, ariko twishimiye Imana mu izina rya Kristo Yesu. Rero nagira ngo twishimire, tunezerwe, duhimbaze Imana iturereye uyu munsi w'umunezero. N'ubundi kandi kugira ngo rizimba amagambo, ndagira ngo duhane ikaze. Twarimo tubwira abashyitsi bateraniye hano bwa mbere, hano ni kuri ADP Biryogo, itoro rya Biryogo, paruwasi ya Muhima. Ni aha tubarizwa mu rusengero rumeze gutya, mu dusanze, tubahaye ikaze mugubwe neza. Ubu ni ubukwe bw'abana bacu. Ndagira ngo turebe niba hari abakristu bahantu bitabiriye uyu muhango batari mu mirimo itandukanye, barizwa hano mu Mujyejuru, baba mu maririmbyi hariya hari kurabibye kudusuhuze ihagurutse. Ihagaze n'ubundi turebe korali narada dusuhuze. Kabiri gatatu. Shalom shalom. Bagihagaze turebe abakristu bahano barizwa mu yandi makorali mwaje namwe kugira ngo mwishimane na bene data. Kabiri gatatu. Imana ibamugisha. Ndabonamo abadiyakoni, abari mu mirimo itandukanye, abayobozi mwese Imana ibamugisha. Ndagira ngo mwongere mbahe ikaze mwebwe mwese, mwongere mudusubize abakristu ba hano munsi, mudusubize rimwe muhagurutse. Niyo Imana ngo Mana ibintu ukomeze ubikore ukomeze ingana. Kabiri gatatu. Imana ibamugisha. Mwicarire hano, turi kumwe n'abayobozi, turi kumwe n'umushumba w'itorero dusuhuze. Haleluya haleluya. Turi kumwe n'umushumba kandi pastor Musore dusuhuze. Amen. Turi kumwe n'abashyitsi hano batandukanye baje kubana natwe. Mugeze hano bwa mbere muri mu miryango ya bene data ibiri, mwavuye mu misozi itandukanye hirya no hino. Ni umunezero kubakira mu rusengero Mujyejuru rwose. Ayo mashyi muri kumva kandi dusubize muri iyi ndamukanye bango haleluya, ntacyo bitwaye bango Yesu ashimwe. Kabiri gatatu. Yesu abamugisha. Turi kumwe kandi hano n'umushumba, reka muhe umwanya we ayobwire na madamu. Haleluya haleluya. Haleluya. Nitwa Pasiteri Zirunabagabo Jean Bosco, twaturutse mu rurembo rwa Gicumbi muri paruwasi ya Murindi kandi hafi ya Gatuna. Tukaba turi kumwe namwe, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Niba ari Imana yakatutse n'ibirori, kanakira abantu bari hano pe bambaye bidasanzwe. Ni ubwa mbere mushe gusubira mwambaye gutya. Niba mbeshya mundebe nabi. Abakobwa mwambaye imyeru, abasore Mujyejuru dusuhuze. Hari na marene Mujyejuru bwese dusuhuze. N'abakobwa n'abasore. Kabiri gatatu. Haleluya. Bagihagaze mbigige mwese muhaguruke. Abageni mushobora kaza kubakira nyuma. Mujyejuru twese turamukanye, twifuzanye ikaze mu nzu y'Imana. Kabiri gatatu. Imana ibamugisha. Utaricara iyi tariki nshya Imana ibaye mu bukwe bwawe, ijambo ryiza rivuye ku mutima ryifuriza umuntu, rivuye ku mutima n'umugisha, ukabisanga n'amagambo bitarana, ryifuriza ry'umugisha wose. Kandi wewe naradamu bifasha kwakira abashyitsi muri imbere Imana mu izina rya Yesu.
imana iguhaye ubufasha bukwiye kandi pe providence imana iguhaye umugabo ugukwiye ni providence ente nasomye hano n'ababyeyi ngo yifate Elisa Belisa Ebe Melissa. Aha, amen. Yesu nashimwe. Ebe Melissa. Amen. Ebe
kuzamura, hanyuma uyu munsi bagakora ubukwe bwabo kandi bwiza. Muhire Albert, Imana iguhaye umugore kandi mwiza. Habishuti Aime Melissa, kandi Habishuti koko burya Habishuti ahantu ibintu byose byageze neza nuko haba habaye inshuti. Iyo ibintu bitageze neza ubushuti buba bwagiye. Amen. Muhire mu Kirundi biravuga ngo ni umuntu w'umwiringirwa. Umuhire, muhire mu Kirundi ni umwiringirwa, ni umuziranenge. Habishuti rero ubonye umuziranenge. Uwo muziranenge niwe Imana imuhaye. Habishuti Aime Melissa rwose agiye mu rugo rwiza rwa Muhire Mweranda bwa Muhire rwose maze twasobanurira mu Kirundi ni izina kandi ryiza cyane. Bibiliya yatubwiye ngo Imana isinziriza uwo muntu uticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe, ahari rwa rubavu ihasubiza inyama, imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuye mu mugabo. Nicyo gituma umuntu wese azasiga asariye na nyina akaba n'umugore bakaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Bibiliya yatubwiye mu Migani 14:1 ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfuge arusenya. Umugore w'umutima wese, umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfuwe arusenya. Icyo bita la gaspillage. Gaspiller, l'action de gaspiller. La gaspillage. Nyarwanda neki kwaya ubundi kusesagura. Umugore rero cyangwa umutima arasesagura, ariko umugore w'umutima wese amenya icyamuzanye kubara ku rugo rwe. Imigani 12:4 akavuga ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Imigani 3:10 akavuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? Hari akantu kameze nk'agahoro imbere, cyo bita mu Faransa point d'interrogation, akabazo. Umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane marajani igiciro, umutima w'umugabo we uhora umwiringira. Amen. Imigani rero 31:29, abagore benshi bagenza neza, ariko weho urabarusha bose. Ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Amen. Muhaguruke. Nahoze nitegereza kare hariya haruguru twahoranye cyane, ndeba inkweto Albert yaje yambaye kuva nabaho hano mu gihe n'ubwa mbere nayibonye. Afite inkweto uri kure yawe mwari uri ahangaha, yaje yambaye urukweto ntarabona hano mu gihugu n'imyaka tubaranye ahangaha. Yaje yambaye ipantaro y'umukara style noir blanc, un pantalon noir, une chemise blanche. Umukobwa yasetse yahwereye, ariho araseka amenyo ari hanze kandi yambaye akarabaye. Ariho araseka ni ukuri yanezerewe, ni nkaho yavuze ati rwose mubyeyi reka kutuvugira ibintu ujyeho umunezero ufite, ahubwo ntibindikire n'ibyanjye. Imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe n'imbere y'itoro ryayo,
n'imiryango yanyu. Ndakubaza wowe Muhire Albert, kwemeye kubana n'uyu Habinshuti Aime Melissa ngo akubere umugore mushyingirwe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Byemera cyangwa bihakana? Ndabyemera. Arabyemeye. Aha, mbega ibintu byiza. Ntawabura kuzura umwuka we kereka ari umurwayi. Imbere y'Imana ishobora byose, izi umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yayo, ndakubaza wowe Habinshuti Aime Melissa, kwemeye ko uzabana mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa munezero, wemeye kujyana n'Imana guhaye Alberto ngo akubere umugabo ushyingwa n'itorero. Muzabana nawe ari muzima cyangwa arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Ndabyemeye. Amen. Ndagira ngo rero Albert abyivugire nawe imbere y'imbaga y'abantu bose bari aha ngaha kugira ngo tubyumve neza. Njyewe Zamura Muhire Albert, njyewe Muhire Albert nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Habinshuti Aime Melissa ngo ambere umugore dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda, nzaba yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagore. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye. Imana izabimfasha. cyane tuduruwe neza tubereza hejuru cyane. Njyewe Habinshuti Aime Melissa nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Muhire Albert ngo ambere umugabo dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagabo. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo aje gutwara itorero rye ryera. Imana izabimfasha. Icumi ku icumi mu gusoma. Icumi ku icumi mu gusoma. Kandi si imbereye pe. Ni pastori amubereye. Icumi ku icumi mu gusoma. Ntagutegwa. Ibintu birasengeye. Nyamara ibintu birasengeye. Ubu bukwe burasengeye. Basomye neza cyane n'uba nuzuye umwuka wera. Baragira ngo rero bambikane impeta ariko baze mutuberane tuduruwa murebane. Hanyuma ndabona
Melissa atangiye gutereka amaso kandi imeze neza rwose, imeze neza, baranezerewe kandi ntibabura kunezerwa. Nagira ngo rero dusabe Albert atwereke uburanga bwa Melissa. Gahoro komeze iyo ndirimbo rwose, mbega umunezero. Melissa atangiye kwitegereza Albert mu maso. Albert nawe uwo Melissa, uyu Melissa umukobwa mwiza cyane, amenyo ari hanze, ajya muhobere, amenyo ari hanze. Yenda barusha kubireba. Hafi yabyo urabona ni ukuri, ntabwo Albert yahisemo nabi, yahisemo neza. Melissa nawe ntabwo yahisemo nabi, yahisemo neza, kuko Imana yateranyije ngo ntihazagire ugitandukanya. Impeta ni ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwabo, ko batazatandukana ukundi kereka urupfu cyangwa Yesu agarutse. Hanyuma rero qui est membre fondateur nyirabayazana ni Albert. Ntabwo Melissa ari wagiye gufiansa, wafiyashije, wagucokoje ni Albert. Hama batangira gusenga, Melissa ati maze rero nanjye ndabyemeye, kubera ko babisengeye. Reka rero dufate rero iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwabo, ko batazatandukana ukundi. Hanyuma araza gusubira muri aya magambo, amwambike impeta. Hanyuma uravuga amazina yawe? Yewe Muhire Albert. Navuga nk'umugabo ushaka ikintu cy'abagabo. Ivuga ibyarwo by'abasore rirangiye, ubu ni ikigo cy'abagabo. Yewe Muhire Albert, ndambitse impeta y'urukundo, usezeranyije ko nkweguriye ibyanjye byose, bihamije izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Melissa nawe ati nanjye mutware wanjye nkunda, ntabwo uzongera kumwita Albert, uzajya umwita Sheri. Yego. Yewe Habinshuti Aimé Melissa, wambitse impeta y'urukundo, gusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose, bihamishije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Hanyuma rero uko turasanga abantu bajya hehe, bajya ku musozo, reka tuba aya meza wino tabuka ma abisenge Imana. Mwami Imana yacu, uri Data wa twese mwiza, ni wowe umenya ibidukwiriye, tukiri mu isi tugeze no mu ijuru uzi ibidukwiriye. Turagushimiye kubwa mwene Data na mushiki wacu Aimé Melissa na Albert, warinze mu busore bwabo. Urugendo rw'ubusore babisikanye na byinshi, ubaha kwihangana, ubaha imbaraga, ubaha kunesha, warakoze kuko uyu munsi imiryango yombi hamwe n'itorero ryawe dufatikanije na Aimé Melissa na Albert, turagushimiye nawe. Bahamije imbere y'itorero ryawe ry'urukundo rwabo, kozi wawe nawe abigenjeje neza, arabyemeza,
urakoze kubyumvise, ukomeze kubarinda ibyonona, ukomeze kubarinda ibyabasengera, ibyatokoza urukundo rwabo. Turabyigiza mu izina rya Yesu. Turasenze Mana, dushinganisha uru rugo kugira ngo ruzabe urugo rukunezeza kandi urugo ruhorana ibyishimo. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Twakomera Imana amashyi tukayishimira. Pastor Emmanuel Musoni, kubw'ububasha duhabwa n'Imana tubiyobemo n'itorero rya ADEPR mu Rwanda, nemeje ko Albert abaye umutware wa Ememerisa nawe abaye umufasha we wa Ruberi. Ngemeje gutyo mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amashyi menshi. Hanyuma rero hamwe n'ibyo, Imana yo mu ijuru ibiteho, Imana yo mu ijuru ibeze ibatunganye, Imana yo mu ijuru ibashyigikira iteka ryose. Muzabyare hungu, muzabyare kobwa, urugo rwanyu ruzaba urugo rwakira abashyitsi, kandi iteka ryose muzarugiremo byinshi. Hanyuma rero Mwami Imana ibaho umugisha iteka ryose, amen. Hanyuma nagira ngo sabe uhagarariye wa undi yahagarariye Albert naze hano arandika amazina ye yombi. Hanyuma anasigira, hanyuma uhagarariye umukobwa nawe yire hino amazina ye yombi. Urabona sigera kuko nemeje yuko musezeranye ku mugaragaro izuba riva bose babiri. Hanyuma Albert Muhire, Ememerisa, kandi nukuri mwitwaye neza bose, turabazi hano kuri itorero rya Ruyogo, turabazi pe, ndabazi. Melissa, nakushimira wa mukobwa. Impamvu Imana iguteye iteka uyu munsi uri mu gitondo, ibyavuzwe ntabwo wabibonye, biya n'Imana iguteye iteka ku byo wayikoreye. Hanyuma Albert, kubera warinze ubusore bwawe, ntiwiyandagaze, ntugize wiyanduza n'ibyo mu isi, ugategereza Ememerisa akaba yaje, nawe Imana rero iguhaye iguteye iteka. Hanyuma rero itorero rya paruwasi ya Muhima imaze kumva ubuhamya bwanyu ko Roberto witwaye neza, Melissa witwaye neza mu bandi bakobwa, mwagiye rero certificat de mariage yanyu
icyemezo cy'uko mwitwaye neza, muzatwike neza, muzayabwiruka tubereze urubyiruko imibereho yanyu yose. Numva rero nta gisigaye, nta bindi, ndarangije ahanyu. intambwe Albert na Emera muza gake gake ayo mashini bamunezero menshi ntacyo bitwaye. nyuma y'ibintu Imana imaze gukorera hano mu gikari Ruhimbi, ndagira ngo ntangaze ku mugaragaro ko uko bimaze kuvugwa kandi kwemezwa n'ijuru, ubu ni babiri muri umwe, ni 2 in 1. ubu witwa Muhire Aime Melissa, uyu akitwa Habinshuti Albert, bamaze kuba umugabo n'umugore imbere y'Imana. Ndagira ngo duhaguruke dushimire Imana ibikoze, kandi kuko ari umuryango utangiye Imana itangije, kandi natwe turabona kugira ngo tubashyigikire, tubatere inkunga. Bagiye kubashyikiriza iki giseke, noneho mu gihe bari kudufasha kuririmba akaririmbo keza no kubashyigikira, umuntu utabonye uko babegera mu bundi buryo aze no gushyiramo hano biremewe, gushyigikira urugo ni amaboko, urugo ni imbaraga, bashyikiriza agaseke bagafata, bagahe bakifatire nibyo byiza, aho hagati rwose bagafate gatwugarureho kabisabye. Karibu duhaguruze ntacyo bitwaye, tuba tugana ku musozo n'ubundi kugira ngo gahunda zindi zikomeze. Murakoze cyane. aha nk'umugisha abarundi n'amahoro kugira ngo twishimire urugo rushya Imana yubatse, umuryango Imana iremye. Byari ibitekerezo byayo, uyu munsi bishyira ku mugaragaro. Dufatanye nabo twishime, turirimbe, tubashyigikire. Imana ibane nabo, ibahe umugisha.
kandi turabashimiye wakurenda ba hafi dushimiye pasiteri wasezeranije dushimiye n'Imana ikomeje kubana natwe turagushimiye mwami Imana yacu mu izina rya Yesu turaguhimbaje twagusabye ibintu byiza waduhaye kandi birakomeje tugushimira ibitambutse tukuragije n'ibiri imbere Mana sabe umugisha buri wese wabonetse muri ubu bukwe natwe umugisha kuri buri wese imbaraga z'Imana zikomeze zibane natwe na gahunda z'imbere turazikweretse tubisabye Imana twese mu izina rya Yesu amen. Ishyigikiwe n'ijuru isaha y'Imana ntihinyuzwa kandi niva ku gihe ntiyibeshya iyo yageze ngo bikoreke ndakurahiye nawe ayihindura uyu munsi Imana yaduhaye we ngo twishime kandi tunezerwe
twishime kandi tunezerwe. Mbega ubudasa, mbega ubwiza bugose aha hantu, bagenzi dore ibyiza. Abashyitsi n'abasangwa bishimye, mbega intsinzi, intsinzi y'amateka. Hahirwa umuntu wese waje muri ibi birori, intsinzi niyubahwe. Izuba si umuntu ngo turibwire, muri be riretse gato kurenga, maze dutarame bitinde. Uyu munezero nudasanzwe pe, impundu impundu bageni beza, tubaragije iyo Mana isumba byose, imbabazi zayo n'ubuntu bwayo bibane namwe iminsi yanyu yose. Uyu munsi Mana yaduhaye we, ngo twishime kandi tunezerwe. Mbega ubudasa, mbega ubwiza bugose aha hantu, bagenzi dore ibyiza. Abashyitsi n'abasangwa bishimye, mbega intsinzi, intsinzi y'amateka. Hahirwa umuntu wese waje muri ibi birori, intsinzi niyubahwe. Uyu munsi Mana yaduhaye we, ngo twishime kandi tunezerwe. Mbega ubudasa, mbega ubwiza bugose aha hantu, bagenzi dore ibyiza. Abashyitsi n'abasangwa bishimye, mbega intsinzi, intsinzi y'amateka. Hahirwa umuntu wese waje muri ibi birori, intsinzi niyubahwe. Uyu munsi Mana yaduhaye we, ngo twishime kandi tunezerwe. Mbega ubudasa, mbega ubwiza bugose aha hantu, bagenzi dore ibyiza. Abashyitsi n'abasangwa bishimye, mbega intsinzi, intsinzi y'amateka. Hahirwa umuntu wese waje muri ibi birori, intsinzi niyubahwe. Tunezerwe dushima Uwiteka, kuko aduhaye ibyishimo uyu munsi, tukaba tuje muri ubu bukwe. Turi abagabo bo kubihamya, tubivuge mu majwi yacu menshi, turirimbe duhimbaze Umuremyi. Tunezerwe tumusingize Yesu, kuko atugejeje muri ubu bukwe. Tunezerwe dushima Uwiteka, kuko aduhaye ibyishimo uyu munsi, tukaba tuje muri ubu bukwe.
yacu menshi turirimbe duhimbaze umuremyi tunezerwe tumusingize Yesu kuko atugejeje muri ubu bukwe amazu yageze hino abantu bose buzuye ibyishimo abasora bazaza barishimye berekanye uko kunesha reba hirya amazu yageze hino abantu bose buzuye ibyishimo abasora bazaza barishimye berekanye uko kunesha tunezerwe dushima Uwiteka kuko aduhaye ibyishimo uyu munsi tukaba tuje muri ubu bukwe turabagabo bo kubihamya tubivuge mu majwi yacu menshi turirimbe duhimbaze umuremyi tunezerwe tumusingize Yesu kuko atugejeje muri ubu bukwe icyubahiro mubane muzane Yesu mu rugo umugabo wowe mutwe w'urugo umufasha ubonye uzajya umukunda nawaguha icyubahiro mubane muzane Yesu mu rugo tunezerwe dushima Uwiteka kuko aduhaye ibyishimo uyu munsi tukaba tuje muri ubu bukwe turabagabo bo kubihamya tubivuge mu majwi yacu menshi turirimbe duhimbaze umuremyi tunezerwe tumusingize Yesu kuko atugejeje muri ubu bukwe tunezerwe dushima Uwiteka kuko aduhaye ibyishimo uyu munsi tukaba tuje muri ubu bukwe turabagabo bo kubihamya tubivuge mu majwi yacu menshi turirimbe duhimbaze umuremyi tunezerwe tumusingize Yesu kuko atugejeje muri ubu bukwe 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 Uwiteka warandondoye uramenya uzi neza imigendere yanjye umenyera kure cyane ibyo nibwira umunsi imbere n'inyuma namuhishane ibiri mu mutima wawe ngo bitwikurure